byagaragaye ku buryo budashidikanywaho yuko bari abapolisi bane babigizemo uruhare gukorana n'abari abantu gukora ibizami abantu babaha amafaranga banyuje muri bari abasivili badahari ndetse n'inzira barimo kubikoramo nazo ziramenyekana. Ubutumwa rero twavuga n'ubuhe nuko amashuri yo kwigisha ibinyabiziga gutwara ibinyabiziga cyane amategeko akwiye gukora inshingano zayo zo kwigisha abaturarwanda cyangwa se abakandida. Ngere ngusuhuze kandi ngo ikaze ukurikiye UMUTAKA-TV aho herereye hose nizeri ko umeze neza cyane. Cyari umuji w'abanyarwanda. I'm Mr. Mike next to the boss team Mr. Humble. I'm the reason why you see me now. JC. Okay. Now, ubu rero aho byatugeze tugeze i Remera ku cyicaro cya polisi. Utiki rero kuzana inkuru y'abapolisi bane, abasivili babiri ariko nyine akaba ari n'abarimu bigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Abapolisi bane rero bari bakiriye utiki byagenze bite, byabereye he? Aha, nkuko wagiye ubona umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera abivuga, abapolisi bane n'abasivili babiri batawe muri yombi bakekwaho kwakira ruswa. Polisi y'u Rwanda kuwa gatanu yatangaje ko abapolisi bane n'abarimu babiri bigisha amategeko y'umuhanda batawe muri yombi bakekwaho kwaka no kwakira ruswa y'abashakaga kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga batakoze ibizamini. Kweri ibi ngibi ni ibintu kabisa bimaze kwera, ni ibintu ariko polisi iri kugenda ihagurukira inarwanya. N'umwaka ushize urabyibuka yuko hari na video nabakoreye aho hepfo nuza kureba urayibona y'abandi bapolisi nabwo bane n'abandi basivili batawe muri yombi nabo bazira ibi byaha byo kwaka no kwakira ruswa ngo ibizamini bikorwe mwibanga ndetse n'impushya zo gutwara ibinyabiziga nabyo bitangwe muri ubu buryo. Hanyuma rero mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru nyine kuri uyu wa gatanu tariki 6 Mutarama ku cyicaro cya polisi nyine mu mujyi wa Kigali giherereye nyine mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Commissioner for Police CP John Bosco Kabera yavuze ko bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye biturutse ku makuru yavuye mu iperereza ryakozwe. Yagize ati, mu iperereza ryakozwe kuva mu kwezi kwa Kamena kugeza mu mpera z'umwaka z'Ukuboza 2022 byagaragaye ko bari abasivili babiri bakora nk'abakomisiyoneri kuko n'abarimu mu mashuri yigisha gutwara ibinyabiziga bagiye bakorana n'abari abapolisi mu bihe bitandukanye, babazanira abantu kugira ngo baborohereze kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu cyangwa se urw'agateganyo. Yunzemo ati, byararangiye rero ku buryo badashidikanywaho ko bari abapolisi bane babigizemo uruhare, bakorana bari abarimu abifuzaga uruhushya batangaga amafaranga babinyujije muri bariya barimu. Ntibigize mbega babikoraga batiriwe bageraho ikizamini cyabereye, bo bagahamarwa bavuga ati kategori yawe yabonetse. Tega amatwi witonze. Iperereza kandi rigaragaza ko hari abantu 8 bamaze guhabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo batigeze bagera ahaberekeza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yatanze ubutumwa ku muntu uwo ari we wese hatagendewe ku cyo akora waba atekereza kwishora mu nzira nk'izi kuzirinda no guhindura icyerekezo atarahura n'ingaruka zazo. Yewe nitwa JC nk'ibisanzwe ni umuji w'abanyarwanda. I'm Mr. Mike, I'm next to him, I'm Boasty, I'm Mr. Humble, I'm the reason why you listen me now on Mike.
mu zindi nkuru umugabo witwa Moses niwe ukomeje kugenda hirya no hino trending ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose nyuma y'uko bakoreye video igaragaza uburyo ki uyu musore ukuriye motion inzu itunganya imideli nyine yifashe akajya mu gihugu cy'Ubutaliyani gukina porno cyangwa se mu buryo bwa threesome cyangwa se uburyo batatu kuri umwe. Uyu musore akaza kubihinyuza avuga yuko ari filime yitwa Kwanda yari ari gukina, yongeye gushyira hanze indi foto noneho yambaye ubusa bwite kweri nkuko wagiye ubibona ndetse nuko uri kubibona. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje bavuga bati ibi bintu ntibibaho, uyu ni uguta agaciro, ni ugutesha agaciro igihugu, ni byinshi cyane. Ariko uyu musore kweri nta kintu arabivugaho nyuma y'uko trendinze video ari kumwe n'undi mutipe wo mu gihugu cy'Ubutaliyani baryamanye bari gukorana imibonano mpuzabitsina, akaza kubihindura avuga ko ari filime yari ari gukora yo Kwanda yitwa Kwanda. Yongeye gushyira hanze ifoto noneho yambaye ubusa bwite kweri mu bintu byumvikana. Uyu musore witwa Moses kabisa ukomeje gutesha agaciro motion ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange n'abanyarwanda, nyuma y'uko asohoye itangazo asaba imbabazi buri muntu wese inshuti y'umunyarwanda uwo ari we wese nyuma y'ibyabaye. Yongeye kwifata atahanze ifoto yambaye ubusa bwite kweri nkuko video wagiye uyibona. Yari ari kumwe n'undi mugabo cyangwa se nimba ari umusore ntabwo twamenya, aza kuvuga nyine ariko ari filime yitwa Kwanda ari gushutinga, ariko noneho ifoto yashyize hanze bigaragaza neza yuko uyu musore kabisa nta kabuza biriya bintu yabikoze. Ngewe nitwa JUNOKIZIGENZA nk'ibisanzwe, kora subscribe niba utarabikora. Ntabwo meze neza muri iyi minsi, ndarwaye, washaka yangurira umuti. Duhure mu biganiro bindi, ibiganiro byo nakagaruka komeza nkohereza aho byabereye kabisa. Iyi ni episode ya 5 ya 4 sorry, utarareba iya mbere n'iya kabiri wareba izi video zikurikira. Ngewe nitwa JUNOKIZIGENZA nk'ibisanzwe. Ubutumwa yuko tuzabafata ababikoze ubu, abarimo guteganya kubikora n'ababitekereza bamenye yuko rwose ikintu cyo kurwanya ruswa ni gahunda ikomeye cyane muri polisi, uretse no muri polisi ariko no kuri rw'igihugu niko bimeze, nta muntu rero uzabyihanganira.